Papa we ndagazi kuzaja aragura ibintu byizara gukomana ariko ndanayikoze zo yari yigize arambesha iki kanyemujanire ushaka ko nkugura kugica usoma mu kigo nibyo twayize byatunganye kunze ubundi n'abahinzi beza mfite muri aka kagari se ntabwo se amarira yawe nimba ari abahinzi bo bareba iyo baje Nkuba binyoni binyoni siko bikamba byenda kumwica abazimu ko bamuhereje mwana wa ni nkuba ngo bari hehe ndavugana na nkuba icyaka se cyo wagize ngo mwana wa gandire kuri merekezo ndebeho naga oho yavuga si nguyu si guca muri kuvugana abasaza bo reka rero dushire kuri Instagram oya buretse ariko umva buramuvugisha tube turanywa turebe ko twagaruraga ndi kubyumva noneho papa ndaje ndose ko tutari kuvugana muhungura ndaje ariko ndi yakoresheje iki ibintu byo mu bugoyi ndi kuzajya ndumva ngo bari guhinga ibijumba ngo bagakura ari uko ngo mu butaka bamenyeho amazi ngo bitewe ngo n'ubwo butaka bwaho mu musozi ngo bwarakomeye ngo izuba ryaravuye ndaje ubwire ko ari imbeshyi ego kwa Zabayo kwa Mazimpaka niho ndagusanga nku nukuri mbwiye kwa Mazimpaka gukora yiki ndabyuze ubu Mazimpaka yakoresheje intuza ngo turabibona ariko tugezeyo mbwiye gukora yiki yakoresheje iki nusi bisaba se guhindura imyenda icyo kirenge cyawe se washiramo izindi ngweto zikajyamo uzajya uranyima uko unyima ariko uko bikugwaza tonde unywaga nyinshi wazajya uranywa ngeya mbere itonde wazajya uranywa ngeya umunyana we wangu u Rwanda rwaje komera nko duhuye narinji wanyu so warumpamagaye ukambwira ngo Mazimpaka ngo hari ibintu yakoresheje ni nyandi ushaka kuvoma binyoni suzi ngabagayo warumushakira iki isiko namwemereye icupa ry'inzoga ndarimuhereza nari kwemeye ngo niwo nzariho oya ndarimuhereza konzi ko nabyirutse ndeba koko unagiye kuvuga ko ndi njyajya ubu ndagunywa inzoga ndakijijwe ndi umurokore ngewe ngo uvuye gusenga kubona si nkambaye n'ikoti dore na karuvati ntabwo uri kuyibona karuvati none si
musigaye muzambara no mu manyangi. Amanyankinya ni amaki. Umva gira we mpereza gusa. Pereza ayo mafaranga ndayamugezaho. Akambwira ko utagamuhaye. Iyo mbaga nayisatura. Ye. Ntabwo ibyo wadumvishe neza. Ni ukuri pe. Ntabwo nabinjyajya kandi urabizi. Sasa kureba. Kandi urabizi ko kubijyanye ni kuva kera mu ntuma ubu mfuye abantu bantangira ubuhamya pe. Iyo mbaga nayisatura. Burangiye. Na papa aranze. Ndagunze. Zabaze umva. Urabona nagiye mu musozi hari ukuntu papa yakuraga ibijumba. Ibiro 80. Ntabwo namwibaga byinshi, namwibaga 45. Ko nyumvire ndagaswingiga. None siri wongeye gwinzoga. Oya, narabimwibaga ariko nyuma nkabizana. Twashonje. Ntabwo nabimwibaga ngo byose mbijyane. Ahubwo izo nzira z'urukunjisha nazo andika nomero yanjye woherezeho amafaranga. Mubagazi muri zamu. 079 079. Uzi ngo telefone ya Binyoni ngo yo yarebara. Oya wigikuramo kino. Ibipapuro si bimaze. Andika se. 079 gira vuba. Kanibiri. 35 3 6 8 4 yohereza ndayabona ndahita nyabona. Nari namwomereye kabiri. Ajya. Yohereza. Yari yazimye. Yohereza. Kakayobera hano. Imbaraga ziranyishe we. Hajya ibihumbi 2 bandika kabiri n'amazeru. Sabirira. Ohereza. Ndayabonye pe. Igihumbi 250. Ndayamu. Ngiye kuyabikuza hariya kwa Sinzabakwira. Ubwo turahita uraza kumubaza. Ngo nyamuha ibintu yankoreye sinabibonye ushobora muhambirwa. Yego sha Sinzabakwira. Sinumvisha ngo ukoraga mu bintu by'amayinitera. Si. Igihumbi 250. Urakata hangaye. Kubita imana ishoka da. Sha 200 gose 200 uzi ko bugazanye umugore mu bugore. Urakuraho sengandi. Ndakunda usi twabigenza huko. Oya da. Icyasengani ntago ari menshi. Ubwo noneho ngiye kukugeraho umpereze kashi nigendere. Dore abagoyi namwe muratwikaga nda muntu upfaga kumenya ibyanyu. Sawa. Kiriya gisaza ndagihinjarika. Umunyana we. Umunyana we. Wangu Rwanda rwacu shingo. Yonganyu ushenge. Wangu Rwanda rwacu ndakatubemo umunyana we. Chungaho rero. Umunyana we. Umunyana we. Iki kirenge nacho. Wangu Rwanda. Ntungu. Nyego. Sigaye waraba. Uvuye? Wamweye kwande? Kumbi waho. Ku icupa ryanje. Mu buzima ndubahaga ariko ubu naguheza. Ibisubikuye kwande. Kwa Nyiramana. Ndago wanyweye ukanyima. Oya ariko ibyo kunywa. Undi sura ukumbaza iki? Umwana urumva.
none se pa uzarenga nyamara inkwa ariko zana yaze oya nkwamfashe It's DJ. ari micanga ariko uyu ni mukomere muri kwinezeza se muri za mafaranga babaye mba amafaranga sindaguha kubwira ibyabaye je nanjye ubu musanzani bwo yagera hano nibwo ari gutaha icyo kiri gutiganga mama yo umva nta n'amafaranga wampaye wampaye amafaranga wowe wampaye amafaranga ndamafaranga wambaye ake inzoga ni makambure none si muhungu wa ko ndi kumva ngo amafaranga nta mafaranga yampaye nta miketse kandi nta biketse waketsiki sinagwa ndi kukugura ngo warose ngwiki ibintu nta biketse warose ngwiki ndumbwira ko ariyo watsindiye ngo warose inde wasinze mumuhaye amafaranga gawe uko nari kwemereye ibyacu sinakubujije umva ariko muhungu wa sigaje mu kabari kize ngo uraritora dore namuhaye inoti y'ibihumbi 2 yamushyira kuri telefone aravuga ati ngara yahaswe sinasubambwe ngo urahaswe mumbwire mbaye simukadi yanyu ubundi telefone si y'amafaranga ntaga muhaye nta mafaranga yampaye nta mafaranga yambaye ni icyabiri rata yampaye dushaka kumva ayo mafaranga umva muse ni icyabiri afata gukandagira icyo kirenge cyawe ari mubwira ndeke wandeka It's DJ. waravuze ngo ndeka ni icyabiri na sengani mureke tubikemure ni icyabiri na sengani atagukandagira icyo kirenge cyawe oya mureka tubikemure kugira atagukandagira icyo kirenge cyawe winjira ni kose oya papa mubwira ndeke tuze bakure natuzuye ngo mureke mbabwire kugira atagukandagira icyo kirenge cyawe n'ubundi twabonye ko kinari igisambo cyaga nkoreye rwose wese afata akaguru n'akanjye noneho ndayarutse za nzoga zose ziragiye zimvuye